abakobwa bakunda kwitwa injajwa kubera ko batanga detail, abahungu nta detail batanga. Iyo research nyikomeje, uri uzarebe nk'umuhungu yasuye umukobwa cyangwa umukobwa yamusuye, ukamubaza ngo byagenze biteze, atakubwira ngo man ewana yaje aransura nyine amara nk'udusaha dutatu ahita yigendera. Base byagenze bite? Nawe urabyumva. Ariko umukobwa uramubaza ati umva wasuye ntuza wasuye prince byagenze bite? Tumva ngo uhamakuru yamamagaye ejo nka saa 4 navuga ngo nimbona umwanya nzamubwira. Ubwo ngubwo saa 4 zigeze ndamuhamagara ati noneho umwanya ndawufite. Ndagenda ndamusura mpageze nsanga afite umushyitsi, ndicara ndijijisha, wa mushyitsi bararura turarya, turangije kurya ajya kugura icyo kunywa turanywa, wa mushyitsi numva prince aramubwiye ngo itahire. Prince tureba filime yicaye kuri ntebe mbona arimutse aje kuyo nicayeho. Ubwo ngo narinsi umukozi we yarinjiye. Umukozi abakobwa batanga detail, abahungu bakagira gute? Bagatanga ingingo z'ingenzi. Muri tayari ko numva nta vibe mufite. Muri tayari? Ladies and gentlemen, put your hands together for the first comedian, Joseph. Rolling Tan chapter them present Kaya long sun chapter them present but the boy them step them done. Kaya done no extra pardon the chapter. Must pay the zero every rank on the chapter. Kaboom kabam bam clad. Why? Hala. Thank you very much, guys. Thank you very much. I'm so excited to be here, guys. Actually, shaka muheto this. Ejo bundi kamuheto kabaye Miss. Noneho ejo bundi bari gutora Miss Rwanda. Nabonye ukuntu batoye muheto none ngiye kumva numva amafaranga bagiye kuzajya bahemba Miss. Nahise nicara hasi ndavuga nti mana yanjye koko kucyatangiza nk'agakobwa keza nka muheto gafite ubwenge basi nanjye nzabone kurara amafaranga koko. Ye baba we kamuheto ariko ni keza. Ye baba we muheto. No ibintu byakaze ahantu hose naciye ebani byahindutse kubera muheto. Imitoma abahungu bateraga abakobwa yahindutse, ibintu byose byahindutse. Uri kujya ugera ahantu hari nk'ahantu nageze nsanga umutipa ari kubwira sheriwe, umva ngo sheri ngo nukurundutira muheto, umva ngo ndutira muheto ngo rwose uri mwiza ngo kurusha muheto. Noneho abakobwa nabo ku ruhande rwabo bari kwisaza ngo abahungu bose ngo bakunze ngo muheto ngo twebwe ngo nago bari kutwitaho ngo nk'ubu ngo sureba ngo boyfriend wanjye ngo nta na rimwe arampostinga kuri stat ariko wumve ngo yapostinze muheto we. Nono ikintu bitewe n'ukuntu abakobwa barakariye muheto, ubu ngubu ikintu bari kwishimira ni umuhungu uri gutukana cya gitutse ngo kavuna umuheto. Ariko vuga data bakavune sheri, bakavune n'ukuri katumariye. Ariko mana yanjye. Ariko ubwo ngubwo mu Rwanda nabonye barazanye na Mr Rwanda wana. Bazanye Mr Rwanda. Ubwo Miss Rwanda yabaye muheto ubwo Mr Rwanda wazaza ari mwambi. Ariko ubundi bajya bareka bamara gutora nka Miss na Mr ubundi bakanikundanira nyene tu Miss na Mr. Ariko oya nago byavamo. Uzi impamvu bitavamo? Hari umugani mu Kinyarwanda bajya baca ngo umuheto woshe umwambi bitari bujyana. Ubwo ngubwo muheto yakoshe umwambi batari bujyane. Guys, ubundi ibyo bintu bise binyibutsa ku kintu kijyanye na Visit Rwanda. Sinzi impamvu abanyarwanda tudakunda ibintu bya Visit Rwanda. Ubundi usanga abanyamahanga ari bo bantu batembera igihugu cyacu kuturusha. Ibyo bintu nabigereranya nko kuvuga umuntu ashobora kuza mu rugo iwanyu akaba akurusha iwanyu kurusha uko wabo hazi. So guys, nta kuntu batadufavoriza. Twebwe abanyagihugu iyo ugiye gusura parike baguca amafaranga make ugereranyije n'umunyamahanga. Nk'ubu ngubu bajya bavuga ngo muri parike ya Nyungwe habamo amoko arenga 300 y'inyoni. Ariko subwa ayo moko yose abaho. Ariko njyewe muyonzi ngenza amoko atarenga 6. Hari isandi, ifundi, bijwanga, hari niyo bita igishonda, hari mateni, nyamanza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo nshaka kugarukaho cyane niyo bita mateni. Ubundi mateni bajya bavuga ngo iyo ufashe umurizo wayo ukawukata ubundi ukagenda ukawukoza mu nkari z'umukobwa, uwo mukobwa ahita agukunda. Rero njyewe naravuze ngo ntabwo nzigera mfata umurizo wa mateni ngo ngende nkukoze ngo mu nkari za crush wanjye kugira ngo ahunde. Hoya nazenye trick nshyashya. Ubu ngiye nzagenda ngufate, ubundi ngende kuri bootcamp mfate toilette yabo ubundi ngujugunye mu wivange n'inkari z'abakobwa bose bankunde. Yani noneho hashe koko
ba muheto basari ubundi noneho ugiye baze bankunze ruhana inkoyoyo ayiwe ariko nk'ubu ngubu ibaze nkasanga wenda nk'iyo toilette barayifunze hari hashize igihe nyine bayifunze umuntu waherukaga kwihagarika mari mu iseneza Josiane ye baba we naba marenganiye so kandi nishakiraga muheto we so DJ nagwa nshakira ka karirimbo ka noza ka papa cyangwa na ntuza na igoro mabano bita imbeba ariko hoya yireke nashakaga ngo nkorere mix ariko burangiye mfite scratch table mu kanwa kanje twagiye uretse nk'izi maji zanjye kiki pamba sana kwa ni duru wewe zatigitanye ngotsindire kwaje ona dango taigo dili sana kamatimi ana kamatimi winesi imbeba bebe genda gukama umufungo gaba okay iyo ndirimbo rero nyivuzeho ihita inyibutsa ibintu ubundi njyewe hari ubushakashatsi nakoze nza gusanga burya iyo ndirimbo yakozwe na Element nza gusanga burya Element burya afite abanzi benshi baraba tipa korera indirimbo agira ngo buriya baramukunda kandi buranago bamukunda ahubwo bamugirira ishyari baranamurwanya no mu ndirimbo baririmba baba bari kubimubwira tuvuga urugero sibyo iyo Element akimara gushyiramo karaka ball kizina rye ngo ele bahita barenze urundi rujambo rubi rwo kumubwira tujye kuri iriya y'imbeba ele nziranye n'imbeba ubwo Element abaye imbeba karabaye twagiye kwa Juno ele mbambono dashimasha ubwo abaye iki indashima tujye kwa Bruce Melody na Kenny Solo elesha nzagukubita ikinyafu ubwo bashaka no kumukubita kabaye none umuntu bita Platini niwe wabirangije ngo ele ufite diamond none yahanzwe n'abadiamond kabaye umva Element we bro waharenganiye rero hari akantu nari nibagiye kubabwira ubundi navuze kubira ibintu by'imbeba njyewe nkunda gukora utuntu tw'ubushakashatsi nuko mutabizi nkunda gukora utuntu tw'ubushakashatsi ubundi njyewe naje gusanga burya abantu turi imbeba guys turi imbeba nimugire ngo nibira bya papa cyangwa na ntuza na Igor mabano twebwe turi imbeba za nyazo mwabyeme Rusene Patrick Arihera niwe wiga muri kaminuza y'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda iyo bagiye kwiga kubaga umuntu bigira kubaga ku mbeba umuntu ni gute agenda kiga kubaga imbeba akabiminurizamo ubundi akaza akabaga umuntu agakira niba ari umuntu bacu baba bari kubaga ubundi n'ikimenyimenyi bari umuntu bacu turabatinya sibyo ni gute ushobora koshyushya imbeba ukayibwira ati imbeba ngiye kuguhereza umuti wawe bawita umuti w'imbeba kandi urayica uramuti urayivura cyangwa urayica bawita umuti w'imbeba kandi wica imbeba guys so Fred come here bro come here hari akantu nshaka gato actually ndashaka ngo mwimagine ko uyu nguyu ari umukobwa nubwo ari umuhungu sibyo ndi kuba nasutse so ikigo nigagaho twari dufite pref hamwe na represent noneho uwo pref na represent bakundaga abakobwa byatari bakunda ibyana noneho hari ukuntu umuprefe nyine twari dufite abakobwa babiri b'impanga mu kigo bibyuka ibyahatari yani bari bafite n'undi umwe bagendanaga yani nawe mwiza nta wundi muntu wakuburaga ibiro bya prefe uretse abo bakobwa promera nk'uri gukubura bakuburaga ibiro bya ntuza sa nkugira gutya nibo bakuburaga ibiro prefe akaza nahari munsi y'imeza wibuka uharebe noneho naba na prefe representa we yari rurangiza yarazaga hagarara oya rekeraho gukubura hagarara yarazaga akaba yitegereje umukobwa niko sha ubiye wambaye simenera niko iyi simeni hindukira oya hindukira reba hano yamaye karabaye niko sha ino yensinye ni ikigo sha ino yensinye ni ikigo bro ubu ngubu nshatse sinasoza ratwigendera